Muraho neza abakunzi ba SEM Edu Academy, tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibibazo bitandatu bikunze kubazwa muri za interview, turebe n'ukuntu bisubizwa. Gusa mu gice cya mbere turabanza turebe ibibazo bibiri, hanyuma mu bice bikurikira tuzongere turebe ibindi bice bikurikiraho. Ikibazo kiratubaza ngo ni gute wasubiza ibibazo bikunze kubazwa muri za interview. Akenshi abantu bagira ikibazo iyo bagiye gukora interview cyangwa kubazwa mbere y'akazi cyangwa gusaba umwanya mu ishuri, aha ndavuga za kaminuza. Kubw'iyo mpamvu, kugira ngo dufashe abantu bahura cyangwa bashobora guhura n'iki kibazo, twabateguriye amasomo make azagaruka kuri ibi bibazo, arizo za video natangiye mbabwira, kandi akaba arizo twatangiye gukora. Rero hari ibibazo bitandatu tugiye kuvugaho, ari byo bibazo bikunda kubazwa haba muri interview z'akazi cyangwa se iz'amashuri bashaka kwiga muri za kaminuza, tujye twareba n'ukuntu bisubizwa. Reka tudatinze noneho turebe ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere buri wese arimo aribaza ngo ni ikihe? Ikibazo cya mbere kiravuga ngo tell us about yourself. Ni iki wiyiziho cyangwa tubwire ibyo wiyiziho. Ku bantu babasha gusoma icyongereza neza, nabo amagambo bayarebe twayashyizeho. Iki kibazo cyumvikana nk'icyoroshye, ariko hariho uburyo bwiza bwo gusubiza iki kibazo. Ntabwo waba gusaba amateka y'ubuzima bwawe, ntugatakaze umwanya uvuga ibiri ku mwirondoro cyangwa CV uba watanze mu ibaruwa isaba buruse cyangwa application letter. Ayo makuru nabo baba basanzwe bayazi. Ubu ngubu uri kwibaza uti baba bashaka iki se none? Uba ari umwanya wawe wo kubabwira ikintu kikwerekeyeho kigutandukanya n'abandi basaba buruse. Ubaha inshamake y'inyungu zawe, ubuhanga n'intego, n'uburyo ibi bijyanye no kubona buruse uri gusaba. Ibyo bintu uko tubivuze bigomba guhura neza, kandi uko bihura byongera amahirwe yawe yo kuba watsinda. Nayo ugiye mu mateka yawe asanzwe, na n'ubundi babona ko udasobanukiwe n'icyo gusaba scholarship yawe cyangwa se buruse bisobanuye. Hanyuma reka tudatinze turebe ikibazo cya kabiri. Kirabaza ngo why do you deserve this scholarship? Kuki wumva ukwiriye iyi buruse? Na n'ubundi ibibazo byose nk'uko twatangiye tubibona, bakubaza nta kibazo na kimwe tuzabona gisa n'igikomeye. Ni ibibazo biri simple, ariko kubisubiza bigusaba ubwenge, ubuhanga, amayeri cyangwa se tricks. Nizo rero twaje kubagezaho kugira ngo muzajye mubasha gutsinda. Uramutse warabikoze ukayitsindwa, cyangwa se hari uteganya gukora, niba uri kureba ino video uze kubikurikirana neza kugira ngo aya mahirwe atazagucika na gato. Kuri iki kibazo nacyo nanone, ntukwiriye iyi buruse kubera ko ufite GPA cyangwa se amanota ari ku rwego rwo hejuru, cyangwa se kubera ko utazashobora kujya mu ishuri ry'inzozi utayifite. Ukwiriye iyi buruse kubera ubuhanga bwawe bwose n'ibyagezweho cyangwa experience ufite byahurijwe hamwe kugira ngo bikugeze aho uri uyu munsi. Sobanura ko uzi ko hari abasabye iyi buruse benshi bakwiriye iyi buruse, ariko ko uburambe bwawe budasanzwe ari ikimenyetso cyerekana ko uzatsinda ejo hazaza, kandi ko kubona iyi buruse bizakingura andi mahirwe menshi. Mu gihe usubije gutya, ubahaye task ndetse ubahaye akantu ko gutuma bakomeza kugutekerezaho. Kuri iki kibazo ndifuza ko tureba za tips. Ikibazo kitubaza ngo kuki wumva ukwiriye iyi buruse. Hariya hari tip.
abashaka gusoma icyongereza n'ubundi mugahita musoma ariya magambo. Iyi tipu iratubwira ngo uburyo bwiza bwo gusubiza iki kibazo cya kabiri. Bwa mbere tubanje kubona ubusobanuro, ariko reka turebe noneho n'ibanga. Iki kibazo cya kabiri cya buruse ni uguhuza ibyifuzo byawe by'ejo hazaza hamwe n'amasomo yawe. Niba ugiye gukoresha neza buruse, birashoboka cyane ko watsinda. Ni bya bintu twari tubabwira ko ukwiriye guhuza experience yawe, indoto zawe n'impamvu uri gusaba iyi buruse. Iyo utabihujije neza, baba bumva ushobora kuba waje nk'abandi bose, bashobora kuba babonye itangazo bakaza, cyangwa kuri influence y'abandi bantu. Ni ngombwa cyane yuko rero ushakisha buryo ki iyi buruse yawe ihura n'ibyifuzo by'ejo hazaza. Tuzagenda tubona n'ingero, kandi n'ahangaha ngira ngo mwazibonye. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ntimwibagirwe gusangiza ibiganiro byacu inshuti n'abavandimwe, kugira ngo nibajya babona amahirwe nk'aya ngaya ayo twita golden chance hajya bacika. Turabakunda. Ciao.